nyakubahwa chairman tangire n'indirimbo y'umuryango. Murakoze nyakubahwa chairman, nitwa Irankunda Rusi, ndi umunyamuryango uhamye mpagarariye urugaga rw'urubyiruko rushamikiye ku muryango RPF Inkotanyi mu karere kacu ka Ngororero. Nyakubahwa chairman, izi ni intore zabukereye tuje kwishimira ibyagezweho ndetse n'ibyo tujye guhigira abanyarwanda tuzakora tuzabagezaho mu myaka 5 iri imbere. Turi kumwe n'abanyamuryango baturutse mu karere ka Ngororero, intore zaturutse mu turere duhana imbibi, abanyamuryango baturutse imihanda n'imihanda mu mujyi wa Kigali ndetse n'abadiaspora. Twakiriye kandi imitwe ya politike, abagarariye imitwe ya politike ariyo PSD, PDI, PDC, PPC, PSP, PSRD ndetse na UDPR. Nyakubahwa chairman, akarere ka Ngororero dufite byinshi tubashimira twagezeho, harimo amazi meza, amavuriro, amashuri ndetse n'amashanyarazi. Nyakubahwa chairman, amashanyarazi yahinduye byinshi mu karere ka Ngororero, ariho nyakubahwa chairman dusigaye dukoresha smartphone, WhatsApp, Facebook, Instagram. Nyakubahwa chairman, nta mwana ugikumbura sekuru na nyirakuru ngo babure. Uyu munsi none turahurira kuri WhatsApp ziyobowe na basogokuru n'abanyogokuru. Nibyo twishimira twagezeho nyakubahwa chairman. Murakoze. Ibyiza twagezeho ntabwo twabivuga ngo tubirangize, ahubwo nyakubahwa chairman twitoranyijemo umunyamuryango umwe waza akaduhagararira akavuga uko RPF yamuteje imbere, muyongoje imbere. Nyakubahwa chairman, twakwakira intore Dusabirema
Datif akatugezaho uko yiteje imbere. Murakoze. RPF oye! Murakoze nyakubahwa chairman w'umuryango wa FPR Inkotanyi ukaba n'umukandida wacu. Nitwa Dusabirema Dativa, ntuye muri aka karere ka Ngororero, umurenge wa Sovu, akagari ka Kanyana, umudugudu wa Mugobati. Nkaba ndi n'umwe mu rubyiruko rw'abakorerabushake nyakubahwa chairman w'umuryango wacu. Nyakubahwa chairman, urangira 2016 ubwo nasozaga kwiga amashuri yisumbuye nkiga ubuvuzi bw'amatungo. Narangije kwiga ubuvuzi bw'amatungo, iwacu bampa igishoro cy'ibihumbi 25, ntangira kurangura imiti, nkagenda manuka mu giturage mvurira abaturage. Ubwo natangiye kugira formation yo mu gikapu. Nyakubahwa byari bigoye, aho nanyuraga abaturage muri quartier banyitaga wa mukobwa w'intanga. Ndavuga isa amatungo nyakubahwa chairman wacu. Byarakomeje, igishoro kigomeza kwiyongera, ngera ku bihumbi 60, nguramo ingurube 2 kuko nari nzi kuzivura narabyize. Natangiye kuzorora, zigenda zororoka. Kubwo kumva impanuro zanyu muhora mudushishikariza kwiteza imbere nk'urubyiruko, narazigurishije zose bampa ibihumbi 600. Ibyo bihumbi 600 naratinyutse mva kuri ya farumasi yo mu gikapu, ndagenda nshinga farumasi ku isantere nk'umwana w'umukobwa. Nakomeje kwiteza imbere nyakubahwa chairman w'umuryango wacu. Ubwo nakomeje kumva n'impanuro mwatugiraga. Naje kureba mu gace nari ntuyemo, mbona na gace kabereye ubuhinzi n'ibindi bikorwa by'abaturage. Naje kubona igishoro kiri kwiyongera, ndavuga ati ese ko abaturage duturanye bakunda guhinga bakaba bajya kugura inyongera musaruro ahandi, uwashaka kuntu nacuruza inyongera musaruro. Naragiye negera intore mwatoje nyakubahwa chairman w'umuryango wacu, ndavuga abagoronome b'imirenge n'uturere, bangira inama y'uko nabigenza. Nanjye ndabikurikiza, ndatangira. Natangiriye ku mifuka 20 inyongera musaruro, ariko ubu ngubu aho bigeze mbasha gupakiza ikamyo nini imwe ya hoho, ikajya imbere y'iwanjye ku muryango nyakubahwa chairman, ikapakurura ifumbire. Ntumva biranshimishije, abaturage barahinga, bareza, igihe cyagenze neza bareza bagasagurira n'amasoko. Ibyo byose sinari kubigeraho nyakubahwa chairman tudafite ubuyobozi bwiza mubereye umuyobozi. Warakoze kutwubakira amashuri abereye buri muturarwanda wese, kuko nari umwana wo mu bakene. Iyo utaza kubaka aya mashuri meza ya 9 years basic education sinari kubasha kwiga, ariko warakoze nyakubahwa. Ngororero dufite byinshi dushima nyakubahwa chairman wacu. Dufite ibikorwa remezo byinshi mwatugejejeho, dufite amashanyarazi, amazi. Ibyo byose ni ibikorwa dukesha umuryango wa RPF Inkotanyi. Nanjye mfite byinshi shima, itaza kuba ari uwe muyobozi washyizeho ihame ry'uburinganire n'iterambere, ugateza umwana imbere w'umukobwa, ntago mba mpagaze hano. Ese utagutora yatora nde? Nyakubahwa watubakiye amashuri meza, akarere ka Ngororero abana baho ubu bari kwiga. Iyo utaza kuyubaka, urubyiruko nkanjye ntago tuba twarize. Ese utagutora yatora nde? Dufite byinshi dushima nyakubahwa. Nongeye kwishima ubwo wemeraga kutubera umukandida muri manda y'imyaka 5 iri buze imbere.
naravuze ati nyakubahwa agiye kutubera umuyobozi nanone. Ndavuga ati tugiye kuva mu bwiza tujya mu bundi, kuko kumugutora ni ukwiteganyiriza. Navuga byinshi kuko watugejeho byinshi nyakubahwa chairman n'umuryango wacu, ukatubera n'umukandida, ariko reka mpiniraha, ahubwo gahunda ni tariki 15 z'ukwezi kwa karindwi tugatora ku gipfunsi, abanyengora bose tugatora 100%. Murakoze nyakubahwa chairman n'umuryango wacu wa FPR Inkotanyi, ukaba n'umukandida wacu. Amahirwe nk'ayasaya bose, umura abanyarwanda turabizi, Paul Kagame turi kumwe nawe. Thank you Kagame, warakoze. Thank you Kagame, urashoboye. Thank you Kagame, tuyobore. Thank you Kagame, urashoboye. Thank you Kagame, warakoze. Thank you Kagame, urashoboye. Paul Kagame turi kumwe nawe. Abanyarwanda ni twebwe tukuze, abandi bose bakumenye bukeye, bakuye u Rwanda mu icuraburindi, none ubu wabaye ubukombe. Imvugoya niyo ngiro, ikirogoya n'umuziro. Imvugo yawe niyo ngiro, ikirogoya n'umuziro. Uri Imana yaduhaye amahirwe nk'ayasaya bose, umura abanyarwanda turabizi, Paul Kagame turi kumwe nawe. Thank you Kagame, warakoze. Thank you Kagame, urashoboye. Thank you Kagame, tuyobore. Thank you Kagame, urashoboye. Thank you Kagame, warakoze. Thank you Kagame, urashoboye. Paul Kagame turi kumwe nawe, warakoze, urashoboye, tuyobore. Amagambo
inkotanyi uyu ni umusogongero. Ibuka imbaraga byasabye gusa nasa n'ibyasenywe, kubirinda bihinduka imihigo mu Rwanda rutekanye. Uru rwererane rw'ibyiza tumaze kugera kuri FPR inkotanyi, uyu ni umusogongero. Ibyiza ubu nibwo byaza, uyu ni umusogongero. Imihigo irakomeje, twe nka FPR inkotanyi hatuwezi kurudi inyuma. Gukunda igihugu cyacu bisumbe kwikunda, turwanya bifuza gusenya ibyo twagezeho. Ubusugire bw'u Rwanda bushimangira ubumwe bwacu. Ibyiza ubu nibwo byaza, uyu ni umusogongero. Imihigo irakomeje, twe nka FPR inkotanyi hatuwezi kurudi inyuma. Gahunda y'iterambere ku nkingi zifasha u Rwanda, tuyikomezwa n'ubupfura no guha umugore ijambo. Gukunda umurimo kwacu bihora ari ishema ryacu. Ibyiza ubu nibwo byaza, uyu ni umusogongero. Imihigo irakomeje, twe nka FPR inkotanyi hatuwezi kurudi inyuma. Rwa rugamba ruhoraho rwubaka umutekano, tururwanya inkundura mu kunoza ubudasa bwacu ku rugamba rw'iterambere. Murakoze nyakubahwa chairman. Abiteje imbere kubera imiyoborere myiza tuzatora nde? Murakoze nyakubahwa chairman. Nk'uko twabivuze turi kumwe n'abahagarariye imitwe ya politike yifatanyije n'umuryango RPF inkotanyi. Nyakubahwa chairman mubitwemereye twakwakira uhagarariye umutwe wa PSD. Turabakiriye nyakubahwa perezida wa PSD. Paul Kagame oye! Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, Nyakubahwa Paul Kagame mukandida wacu. Ishyaka riharanira demokarasi n'imibereho myiza y'abaturage PSD ritewe ishema cyane no kuba abayoboke baryo bageze ku Kongere y'Igihugu barahisemo neza bagahitamo ko umukandida bazamamaza kandi bagatora ari Nyakubahwa Paul Kagame. Kuvuga ibigwi bya Nyakubahwa Paul Kagame ntabwo bigoye na gato. U Rwanda atashoboye kubamo kubera amateka y'urwango n'amacakubiri, ntabwo yigeze arwibagirwa. Mu buto aharanira igishoboka cyose ngo abana b'u Rwanda bari ishyanga bazashobore gutaha. Agana urugamba rwo kubohora u Rwanda n'Abanyarwanda, arwanya ikibi, yanga ivangura, ahuriza hamwe Abanyarwanda bose ngo u Rwanda rusubirane rwongere kuba ingobyi iduhetse twese. PSD nayo yavutse iharanira icyatuma Abanyarwanda baba mu gihugu cyabo, iharanira ubumwe bw'Abanyarwanda, iharanira imibereho myiza y'abaturage bose b'u Rwanda, kandi tuzi neza ko ibyo bitari gushoboka iyo u Rwanda rutagira umuyobozi w'intwari nkamwe Nyakubahwa Paul Kagame, umuyobozi wumva ko imitwe ya politiki yakorana neza ikubaka u Rwanda n'Abanyarwanda nta wikubira, twese dusenyera umugozi umwe. Paul Kagame oye!
PSD rero twahisemo neza, duhitamo umukandida w'indashyikirwa, umuyobozi ukunzwe mu Rwanda akemerwa no mu mahanga, umuyobozi wavanye abanyarwanda mu icuraburindi ry'irondabwoko n'irondakarere, u Rwanda rukaba rutekanye, umuyobozi waciye inzara n'amapfa mu gihugu, umuyobozi wakamiye abanyarwanda, umuyobozi wahaye uburezi buri mwana wese, wagejeje ubuvuzi kuri buri wese, umuyobozi wahaye ijambo umwana w'umukobwa, umuyobozi watumye ibyaro bibona amashanyarazi, umuyobozi udakangwa no kurwanya ikibi no guhangana n'abadashaka ko u Rwanda rutekana. Nyakubahwa Paul Kagame, Nyakubahwa Paul Kagame n'umuryango muyoboye wa RPF Inkotanyi, kuba turi hano twebwe nka PSD ndetse n'abandi bagize imitwe ya politiki myinshi yemewe mu Rwanda, uwabashima ntiyabona aho ahera n'aho agarukira. Gusa turabizeza ko urugamba mu Rwanda rwo kubaka u Rwanda turi kumwe, nta cyawuhungabanya ngo dusigare, tuzafatanya kandi tuzatsinda abanzi batandukanye bagenda bigaragaza kubera ishyari baterwa naho mugejeje u Rwanda, abo Dr. Claude yita ba contre succès. Namwe mwese rero mwitabira ibirori by'uyu munsi, intego murayizi, itariki ni iyihe? Amajwi nangahe? 100%. Murakoze, murakarama. Murakoze Nyakubahwa Chairman. Muri mwanya nagira ngo twakire umunyamuryango Nyirahabineza Valerie atugezeho ibigwi by'umuryango wa RPF Inkotanyi. Karibu. FPR oye! Nyakubahwa Chairman wacu oye! Imbere aho niho nibyo koko, niwe nta wundi, setu. Banyamuryango ba FPR ba Ngororero, nshimishijwe kandi ntewe ishema no guhagarara ahangaha kugira ngo mvuge ibigwi by'umuyobozi ubereye u Rwanda, impano twahawe na Nyagasani akayiha u Rwanda n'abanyarwanda kandi akatubera ishema ryacu. Uwo nta wundi ni Nyakubahwa Chairman wacu, Nyakubahwa Paul Kagame. Nyakubahwa Chairman wacu, intore z'umuryango za Ngororero twabukereye kandi turishimye. Mu 2017 muza kwiyamamaza ahangaha, mwari mumaze kudutsinsurira umwanzi w'umucengezi wari wihaye kuryama muri iyi misozi yose, muramushushubikanya, muramukimbiza, mumugeza muri Nyamuragira. Maze turishima tuti uwayoboye yayoboye namwe Nyakubahwa Chairman. Mwari mumaze kutugarurira ihumure kubera amacakubiri yari yarabasa aka karere ka Ngororero ndetse no mu gihugu hose. Muzana politike yo kutavangura, muduha ibyiza byose, maze turavuga tuti Mana, abanyarwanda burya dufite ibanga.
abanyarwanda twese dufite ibanga ijambo abanyarwanda tugendana abanyamahanga twarabayo ibanga abanyarwanda tugendana abanyamahanga amawe ibanga abanyarwanda tugendana abanyamahanga twarabayobeye abanyarwanda tugendana abanyamahanga twarabayobeye byarabayobeye koko 2017 muza kwiyamamariza ahangaha nyakubahwa chairman turavuga tuti nubundi ntiyigeze dutenguha turabizi ko azaduhindurira amateka nyakubahwa chairman ntore z'umuryango ibyo yatwemereye byose yarabikoze ya mihanda imihanda yarayubatse amavuriro yarayubatse amashuri yarayubatse n'ay'inshuke tutari dufite yarayubatse mana ntacyo twamuburanye utamutora ninde ntawe rwose iyi misozi mureba ikikije Ngororero iryamyemo amabuye y'agaciro nyakubahwa chairman icyo gihe ntabwo twari tuyifiteho ububasha ariko mwaravuze muti politike y'igihugu ni umuturage ku isonga muti hajyeho n'amategeko n'amabwiriza kugira ngo ubucukuzi bukurikiza amategeko kandi abaturage bubagirira akamaro nyakubahwa chairman ubu ngubu turakirigita ifaranga dukuye mu mabuye y'agaciro aryamye muri iyi misozi turagushimira ubu turigisha abana bacu muri ya mashuri mwaduhaye twaguze mitiweli turimo turabavuza hose natwe tukivuza mwaduhaye amashanyarazi nyakubahwa chairman mu gihe mbere twajyanaga gashirira turugushiririza gutya kugira ngo urebe aho ukandagira imidugudu irenga 100 mwayishyizemo umuriro muzi uko twari tumeze nibyo rwose azabatsinda yarabatsinze kuko duhari mbere twakoreshaga igishirira nyakubahwa chairman umuntu akagenda ashishimuza cyajya kuzima umuntu agafata agahuha yahuha amatari gatarukira ku munwa iminwa yacu igashya none ubu ngubu nyakubahwa chairman mwaduhaye amashanyarazi mana yanjye umuntu aragenda maze akagenda ku kibambasi agakora ku kantu ngo tiku maze ukabona inzu yose maze ikagira nyakubahwa chairman hejuru ya byose umutima wanyu Imana izawubahembere mu mwaka ushize ubwo twagiraga ibyago ibiza bikadutera iyi misozi igakushumuka igatwara abacu n'ibyacu ijambo rya mbere ry'ihumure nimwe mwari duhaye maze mutwoherereza mutima w'urugo Madamu Jeannette Kagame arazaza kudusura ese utagutora ninde utamutora ninde hari undi mwatora ntawe nabivuze setu none nyakubahwa chairman izi ntore z'umuryango za Ngororero nanjye mbamo zantumye ngo mbabwire ngo turabakunda ngo kandi mwihangane yaga yejo yasigaye kuri Nyabarongo ariko turabakunda nyakubahwa chairman ese ubundi utabakunda yakunda nde utamukunda yakunda nde utamutora yatora nde ni inshuti ya bose nyakubahwa chairman rero mu bindi bantumye kubabwira bambwiye ngo hano mu Ngororero iwacu twarangije kwandika ya nyugute ngo V imbere y'igipfunsi
kuri 15 ni ukubirangiza gusa. Ikindi bantumye kubabwira nyakubahwa chairman nuko ngo twese, kandi koko twese intore z'umuryango za Ngororero twiteguye kujyana namwe muri uru rugendo rw'imyaka 5 tugiye kubatora kugira ngo mutuyoboremo. Mana, tuzagushyigikira, ntituzagutererana, ntituzaguhara, ahubwo tuzaguharanira mu ruhando rw'abagabo. Tuzabikora kandi tuzabikora none rero nyakubahwa chairman, uwavuga ibigwi byanyu bwakwira bugacya. Arega ni byinshi, arega harimo n'ababizi wenda sinzi ibyo batekereza, ariko burya nabo barabizi. None rero ndanga kugira ngo mfate umwanya munini, ahubwo nyakubahwa chairman, intore z'umuryango zambwiye ngo sijya zikumbura ryajwi ryanyu kugira ngo muzigezeho imigabo n'imigambi, maze hasigaye twivugire ngo anava marche twigendere. Karibu nyakubahwa. Muraho baturage ba Ngororero, murakoze cyane. ubwo murakoze cyane, ubwo nukungabira murangabiye, ndabashimiye. Muraho, murameze neza baturage ba Ngororero n'abandi bavuye ahandi bari hano. Nagira ngo mbabwire ko nishimiye kuza hano kubaramutsa, kubashimira ibyiza byinshi dukorana, dukorera igihugu cyacu. Hari Valeri ibyo amaze gukora hano,
ibya setu nanjye ndabizi. Ariko icyo ntazi ni ukuririmba nk'uko yaririmbye. Iyo mbimenya najyaga kubanyurizaho indirimbo ibashimira, ibaramutsa, ndetse irimo kubitura ko mwangabiye. Reka rero nanone mbanzirize kugushimira, usibye mwese uko nabivuze, ndashaka gushimira abayobozi, abanyamiryango, imitwe ya politiki iri hano twabwiwe ifatanije na RPF. Gufatanya ntabwo ari intege nke, ahubwo bigaragaza ubushake n'imbaraga nyinshi. Iteka iyo abantu bashyize hamwe nta gishobora kubananira, nibyo. Muri politiki rero hari ubwo abantu babyumva gutyo, ngo imitwe yafatanije na FPR, ngo ariko buriya kuki bo batakoze ibyabo, bakibwira ko ari uko byabananiye. Ahubwo ni uko bashyize mu kuri, babona ko dufatanije, bagafatanya na FPR, ibyagerwaho ni byinshi kurusha ko buri umwe yanyura inzira ye ashaka kugerageza ibyo ashaka kugerageza, bamwe bigakunda abandi ntibikunde. Ariko iyo abantu bafatanije birakunda byose, bikabakundira. Hanyuma rero twaje hano kugira ngo tujye umugambi w'ibyo tuzakora itariki 15 z'ukwezi tugiye kujyamo. Nabyo kandi nabyo bifite amateka aganisha aho ngaho. Ngira ngo byavuzwe no mu 2017 twari hano, ndetse na mbere yaho nabwo twaje hano. Ibyo ni urugendo rwa politiki, rwa demokarasi, rwo gushyira hamwe ndetse n'iterambere. Uyu munsi niyo tariki 15 uguhitamo gukomeza iyo nzira, uguhitamo n'abayobozi mufatanya iyo nzira. Itariki 15 dufite guhitamo ibintu bibiri: abadepite abo nabo mu nteko, hanyuma n'uzayobora
Repubulika y'u Rwanda. Hari abatajya batwumva rero batumva u Rwanda, ariko buhoro buhoro ibikorwa bizajya bibasobanurira. Biriya twavugaga mbere ngo 100%, hari abantu bumva ko 100% atari demokarasi. Kandi bazabyumva kuko demokarasi inzira turimo, ibyo tuzakora tariki 15 ni ibireba u Rwanda, ntabwo bibareba cyane, bireba twe dukora ibitureba. Ngo 100%, ariko ishoboka iti ngo ubwo nta demokarasi ihari. Hari uwo nabajije ejo bundi nabaye ko abayoborwa na 15%, iyo ni demokarasi gute? Hari benshi batorwa bakavamo babonye 15%, ndetse n'ababatoye ari nka 30 cyangwa 40% y'abagombaga gutora. Iyo niyo demokarasi gute se? Abo nimugakangwe na byinshi, bimwe birakangana gusa, ariko buriya harimo n'ubujiji. Ubwo murabatumiye, ntabwo nirwa nongeraho. Rero twe dukomeze inzira yacu, twe tuzi aho tuva, tuzi aho tuvuye, tuzi aho igihugu cyari kiri imyaka 30 ishize. Ibya mbere yaho sinirwa mbivuga, nabyo ntabwo byari byiza na gato. Ni nacyo cyatumye iby'imyaka 30 ishize biba. Ibyo ntabwo nirwa mbisubiramo, twe turareba imbere. Birivugira, turakomeza iyo nzira, twiyubake. U Rwanda, Abanyarwanda, ndetse bisa nk'ahandi muri Afurika, hari igihe twamenyereye ubukene, ko tugomba kuba abakene, ko tugomba kubaho mu mwiryane, ko mbese dutungwa na ba bandi ndetse n'Imana gusa. Ariko burya abo bandi bagutunga, Imana yakuremye yagutunga, ariko njye ndiho ndashakisha hagati aho, kuki baba abandi bakaba Imana gusa, twebwe turi natwe tugomba kwitunga. Ariko hari abandi, hari Imana, bakageraho bihera, sibyo? U Rwanda rwacu rero, amateka twubatse muri imyaka 30 ishize, icyangombwa ni uguhera ku ruhare rwacu. Ntibitubuza kubana n'abandi, ntibitubuza gufashwa n'abandi, ndetse ntibitubuza ko Imana itwibuka, ikibuka ko turi abayo.
ariko burya Imana nayo tujye tuyifasha yibuke ugerageza kuko yaduhaye byose, yaduhaye amaboko, iduha ubwenge, iduha igihugu cyiza nk'iki, usibye abaje bakagicamo ibice, ariko dufite ibintu byiza duheraho. Iyo nzira rero turimo naho tugana mu myaka 5 iza, turashaka gushimangira iyo myumvire y'imikorere yo kwikorera, yo kugerageza ibyo dushoboye byose duhereye no ku byo dufite kandi birahari, ndetse icya mbere dufite, igihugu gifite, ni mwebwe. Birashaka ngo mube muhari koko, birashaka ngo tube duhari, bitari inkuru gusa. Ibyo ngibyo ibyo aba ari byo dushyira imbere. Hanyuma rero niba imyumvire ari iyo, ubwo guhitamo biragoye koko. Reka twihangane tugere ku itariki 15, ibyo nabyo batazabituziza ngo twarihuse. twihangane dutegereze itariki 15, hanyuma dukore akazi kacu tugomba gukora, duheraho dukora ibindi byiza biri imbere. Njye rero nk'umukandida wanyu wa FPR ndetse ushyigikiwe n'indi mitwe ya politiki yavuzwe, ubwo jyewe ndumva icyizere mwampaye, icyizere mbagirira ubwabyo byaratanze igisubizo, si byo? Hanyuma ibyo bavugaga byigeze kuba muri iyi misozi bihungabanya umutekano, buriya nabyo twarafatanije turabikemura tubishyira iruhande. Ngira ngo ndetse twabishyize iruhande, tubishyize iruhande ntabwo byagaruka, ntabwo byakongera rwose. N'abakomoka muri ibi bice bamwe ni bake cyane, nk'umwe banza ari umwe cyangwa babiri bajya bagana muri iyo nzira, buriya turabihorera ubwabo ngo bazitsinde. Ibyo simbizi, ariko ibyo nzi ni uko ubwabo urabihorera akaba ari bo bitsinda, utiriwe wangiza imbaraga zawe n'ibindi. Rwose ubumwe bw'igihugu twubaka, dushaka kubaka, twubatse, inzira y'amajyambere tuyirimo, igisigaye ni ugushaka uko twakwihuta gusa kugira ngo
ikibazo dufite gishobora kurangiza mu kwezi kumwe kuri imbere cyangwa umwaka umwe uri imbere, byo gutwara amezi 2 cyangwa imyaka 2 birangire muri icyo gihe. N'ibindi byose rero, hari ibikorwa remezo, hari amashanyarazi, hari abana kwiga mu mashuri, hari iby'ubuvuzi, ubuzima, hari ibyo guhinga, korora bya kijyambere biduha umusaruro mwiza, bidutunga tukitunga. Ibyo ni byo dushaka, sibyo? Ibisigaye ubwo twese naho ngaho ni ku gipfunsi gusa. Ubwo niba abandi navugaga batuvangira batumuye umwuka batuma, ariko ubwo icyo nicyo gisubizo, uritsamura bigahita. Rero ndabashimiye, ndabakunda, nzi ko dukundana. Byumvikanye neza, twese twumvikanye, buri wese azi inshingano ye, uko mwuzuza izanyu, n'abo mutora bagomba kuzuza inshingano zabo uko bikwiye, sibyo? Ntabwo tuzabatenguha nk'uko mutadutenguha. Hanyuma rero reka mbareke mujye gukora iyindi mirimo. Amasezerano ni yayandi. Ubwo kandi tuzanagaruka. Hanyuma rero za nkumi n'abasore bazi iby'imyidagaduro nababwira icyo badushyirireho twidagadure. Murakoze cyane, mugire ubuzima bwiza, mugire ibihe byiza.
nyakubahwa chairman wacu uvuye mu ijuru yatumwe ku banyarwanda ngo nyakubahwa perezida wa repubulika y'igihugu cy'u Rwanda tumushimira nyakubahwa chairman wacu tubifurije urugendo ruhire. urugendo ruhire abanyamuryango b'akarere ka Ngororero tariki 15 Nyakanga inkoko niyo ngoma tukitorera ku gipfunsi. Turasaba abanyamuryango
mwegase nyakubahwa chairman utangire n'indirimbo y'umuryango. Murakoze nyakubahwa chairman, nitwa Irankunda Rusi, ndi umunyamuryango